aho ngaho wize primaire wambaye amapareil mu matwi na secondary na university wari wambaye amapareil yego ariko hari abantu wenda babaga batabizi kubera ko nazambaraga ngeze mu ishuri nindaga kuzambara amasaha menshi ko niho kwambara rinete yuzambaye kuva mu tondo kujya nimugoroba yukuyeho gato nta kintu kimwe ubona noneho biba burundu none nanjye nkazambara mu ishuri gusa ko nasohoka outside nkazikuramo kugira ngo noneho mbashe kubona ka kandi gakeya n'undi ngerageza kugenda nkuru noneho ndashimira Imana ko ari abantu bavugaga ko ntaziga ngo ndangize kubera icyo kibazo ariko Uwiteka ni Imana ikomeye ni Imana ikora ibyo abantu batabasha kubona ni Imana ikora ibyo abantu badashobora ni Imana amaboko yanyu arihe uyu mugoroba duha Imana icubahiro ndashimira Imana yumve ko nishimiye rero gukira kwanjye niko ngezeho murumva nyine kwiga umeze utyo noneho byasabye ko mama atanjyana mu bana bafite ubumuga ko ari aho biga bonyine baramubwira n'umujyana yo kuvuga kwe urabona ko yari ari kugerageza biragenda burundu anjyana mu bana bazima icyo gihe nahuye na depression kuko ntabwo banyakiraga nabyo ni urugendo rurerure ndabyibuka urumva umwana uvuye muri primaire ntabwo aba azi donc societe cyane ariko nagezeyo bisaba ko umwaka wa mbere nsibira kubera icyo kibazo naburaga n'uwo nsobanura ariko Imana yitwa Imana ndayishimiye mve ko nishimiye uyu munsi narangije university ndangiza 2023 mbona basari yo kujya muri UR ntacyo narushaga abandi nta n'ubwenge nari nzi budasanzwe ariko Imana mu nzira zayo ndiga nigira kuri bourse amafaranga nanjye nyakira niga mu bitwa ko ari abahanga kandi ntacyo mbarusha ari njye ufite ubumuga ari njye ufite ahubwo ibyatumaga ntabasha kwigana nabo ariko ndashimira Imana yo mu ijuru ikindi nukuvuga ngo muri uko kwiga kose nageze aho ndarangiza ndashimira Imana ko iyo depression n'ibindi byose nanyuzemo Imana yabanye nanjye ko gahinda wakagiraga kubera ko abandi bana bagutizinga nukuvuga abo twiganaga ntekereza ko ari ukubera abana donc bakiva muri primaire bajya muri secondary no batarumva bari abana nyine ntekereza ko batumvaga nyine ko ari ikintu gisanzwe umuntu agomba kumufata nk'undi wese sore wasangaga nimba nicaye n'umwana ntashobora kubisobanurira naramubaza mwarimu avuze iki n'ubu ntabwo wumvise nawe wari uri hehe ugasanga amagambo nk'ayo ngayo niyo nkomeretsa usanga noneho nta nshuti ngira nabayeho njyenyine ariko Imana yo mu ijuru uwo mwaka urangira witwa uwa mbere n'ishuri Imana yanshizemo kugira nyine nige umwaka wa mbere yampaye inshuti ya nshuti noneho inkundisha ikigo cyose nagiye kuva kuri iryo shuri umuntu wese ankunda buri muntu wese ashaka kumfasha ashaka kumva hafi iyo ni Imana ndayishimiye ndangije icyo nshaka kuvuga noneho ahangaha urumva Imana yabanye nanjye depression nakira byose Imana yo gukizwa mu rugo bari abakatolike ariko ibyo byose Imana yabanye nanjye ndayishimira icyo rero nshaka guhamya nonaha ni Imana ibasha gukuraho ubumuga ni Imana ifata ripoti bagwaye kwa muganga ikavuga ngo ndayivuguruje abatabizi natwe turipimisha bakamenya ngo uri kuri etape uri kuri uru rugero rwo kutumva birapimwa bakabibona ngo ufite 20 kangahe gutyo nk'uko umuntu wamupima hepatite nako